Bona ndi kuyamena urabona ko nyamazemo Witeka arambwira ngo nimbwira abanyarwanda bose nundi muntu wumva ikinyarwanda ngo bya hatantera santima mbese eri butrayishandane wa Imana yikubona ute mana we je naje ndakubwira ngo nkuzaniye amagambo utigeze wumva kubera iki ninjye muntu ugiye kukubwira ngo nutumvira Imana uzahareza igihano gihwanye n'iki gihwanye n'ibya umaze iminsi ukora reka nkubwire Imana irambwira ngo abantu benshi mufite amasezerano atateze kuzigera hasohora bitewe n'iki abenshi Imana irambwira ngo nudahinduka iraguhana igihano gihwanye n'ibyaha umaze iminsi ukora Witeka arambwiye ngo nimbwira abanyarwanda banze kwatura icyaha cyo gukura umuntu kubaza ngo mutantwara bitewe n'iki urasambana Tutwaye umugenzi Yesu we mbega umumotari we gusenga igiye gutuma umubyeyi ukuze amenya gusenga abakecuru mugiye kwiga gusenga ni Uwiteka yavuze ndetse n'abagabo n'abagore mugiye kwiga gusenga Imana yaranzanye hano mu Rwanda kugira ngo mbaze nkubwire uve mu byaha byawe umaze iminsi ukora bacu bakunzi dukunda kandi mudukunda natwe tubona ko mudukurikira ibihe byose Imana nibaho umugisha kandi turabakunda cyane mwese mutuye mu Rwanda mutuye hatandukanye mu mpande zose zo mu Rwanda amajyepfo mu majyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba n'umujyi wa Kigali namwe mutuye muri diaspora abumva ikinyarwanda batacyumva mwese turabashuhuje Mukande subscribe ku Muremyi TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro dukora niba mwabyishimiye mukande subscribe kuko ibiganiro ni ibiganiro by'ijambo ry'Imana mudufashe mudutera inkunga kugira ngo tujye tubana mukoreshe ya abandi bose babibone turabakunda cyane rero muri uyu mwanya rero tugize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana nibwo bwa mbere twamwakira ku Muremyi TV reka tumusabe adusuhuze anatwibwire natwe tumumenye murakoze cyane kumikaze Yesu nashimwe cyane amen amazina yanjye ni Habineza Sharire ariko ngiye nkorera kuri YouTube yitwa Karoli TV maze igihe kiri nk'ukwezi kurengaho gakeya ngeze hano mu Rwanda nabaga muri Malawi ariko impamvu nje hano ku Muremyi TV wowe nkurikiye mfite ubuhanuzi Imana yampereje ngiye kuguhereza Mukozi w'Imana Imana ni guhumugisha warutubwiye ko wavuye umaze iminsi ngahe maze ukwezi kurengaho gatoya cyane uvuye muri Malawi hari umuhungu w'inshuti yanjye witwa Fideli Fideli yigeze kunyandikira rimwe kuri WhatsApp ambwira ngo atuye muri Malawi byari kumbabaza iyo ugenda tutaganiriye kuko uwo muhungu nawe tujya tushatingana kuri WhatsApp ndamushuhuje ubwo no kuvuga ngo nongeye gukoresha umuntu wo muri Malawi yego nawe namubwira ngo nawe azaze dukore yego niko bimeze Mukozi w'Imana rero waje mu Rwanda iyo urebye umurimo w'Imana muri iki gihe iyo urebye nk'umukozi w'Imana ubona umeze umurimo w'Imana uko wari mbese muri bibiri cyangwa mbere n'umurimo w'Imana w'iki gihe ubona utandukane kuki ngiye muri kino gihe ukuntu mbibona wenda sinzi niba mbivuze nabi sigaye mbona abantu benshi na benshi umuntu urose rimwe yiyita bishop y'inzozi zasohoye ariko kibaza nk'uwo muntu wise bishop afite abakristo ugasanga mbese umurimo w'Imana naho ngaho ugenda ugoramira ugorama mu gihe umuntu yakawe umuyobozi w'intama ahubwo ni uziyobya yego sizi niba abantu bashatse kunyumva ariko niko bimeze nuko amaso tugasenga kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo hari 7,000 bitarapfukamira baya Mukozi w'Imana rero waruvuze ngo hari abantu nyine barota bagahita baba bishop yakumva hari ukuntu hajemo njya nuba ngo zari hakarimi rurwaza agahita avuga ati nitwa bishop none nagira amatsiko yo kukubaza ngo wenda uri umugabo cyangwa uri umusore ngenda umugabo
uri umugabo ufite umugore n'abana. None mukozi w'Imana wowe byaje gute? Byaje gute kugira ngo ube umukozi w'Imana uri umuvuga butumwa? Byaje gute? Burya Imana igihe kigeze cyo kugira ngo igukoreshe iragukoresha. Kuko Bibiliya mu mubwiriza iravuga ngo buri gihe n'igihe cyacyo. Nanjye ubu nicyo gihe cyo kugira ngo nkore. Kandi ubuhanuzi nkuzaniye butandukanye n'ubundi buhanuzi wigeze wumva mu buzima bwawe. Butandukanye n'ibyo wigeze wumva. Mukozi w'Imana urambwira ati ngo ubuhanuzi uzanye ku Muremyi TV butandukanye n'ubundi. Mbwira ukuntu butandukanye n'ubundi ko twumva ubundi buhanuza ahandi ukumva nyine barahanura. Wowe ikintu uzanye ni igiki cyatuma abantu bakumva ko ari ubuhanuzi Imana yaguhaye? Ikintu cya mbere cyo kigiye gutuma munyumva, abantu muri no minsi mukeneye kumva betting, abantu muri no minsi mukeneye kubwirwa ngo received, akira. Ariko ubuhanuzi nkuzane muri no munsi cyangwa uyu munsi wa none aka kanya butandukanye n'ubwo wigeze wumva nkurikira ahubwo. Abantu benshi cyane iyo urebye muri iyi si yacu, abantu benshi cyane basa nk'abantu bari gusuzugura abavuga butumwa bitewe n'ibintu bitandukanye. Abavuga butumwa bari kuvuga ibintu badakora, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. None k'abantu bari kubasuzugura kubera ko umuntu ari guhanura yarangiza akinywera inzoga ugasanga yikoreye cya mubimba. Abo bantu ntaguciye mu ijambo niba warahuye nabo, ariko se ko numva ibintu ngiye kubicamo kabiri. Niyo mpamvu mfite amasezerano atazigera asohora. Bitewe n'iki? Wagiye uyahabwa bitewe n'amarangamutima y'uyaguhaye. Ariyo mpamvu ngiye kukubwira ngo ubuhanuzi ngiye kuguhereza muri kano kanya butandukanye n'ubundi wigeze wumva. Mukozi w'Imana urakoze cyane. Reka noneho twumve ubwo buhanuzi udusengera Imana. Kadusenga Imana. Ndagushimiye Uwiteka Nyiringabo, Mana itajibeshya, Mana igira ukuri. Uwiteka ni wowe udasanzwe, ni wowe kubahwa, uri umubyeyi mwiza. Murano masanda ndagushimiye ko wandindiye muri kino gihugu cy'u Rwanda, ndagushimiye ko warinze abayobozi bacu, uhereye ku bato no kugera ku bakuru. Ndagushimiye ko imbabazi zawe zabanye natwe. Ndakwinginze ngo umuntu wese ugiye kunkurikirana, ugiye kumva ibintu byawe, ugira aho muvana naho mugeza, mu izina rya Kristo. Nkeneye umuntu umwe cyangwa se ukeneye umuntu umwe uvuga ngo ndahindutse. Ntabwo njanga dushaka ubwinshi bw'abantu. Imana niyantumye ubwinshi bw'abantu, ishaka umuntu umwe uvuga ngo ndahindutse mvuye mu byaha byanjye. Ngwino bane nanyu ushyigikira Uwiteka, unshoboze ntabari ngewe, undinde kugabanya cyangwa kongera, ahubwo imbabazi zawe zize zibe mu ruhande rwanjye. Umpagarareho mvuga ibyo wantumye uko wabimpaye, simbigabanye cyangwa ngo mbyongere, kandi unkurikira wese ahabwe umugisha nawe. Ndagushimiye kuri Imana igiye umva gusenga ndetse ikabikora. Ndagushimiye kuri Imana itagidutererana mu byago n'amakuba. Izina ryawe nirishimwe mu izina rya Yesu Kristo wanesheje. Amen. Ndumva rero tutaragira ikintu tugeraho, kadusoma ijambo ry'Imana. Wandebera ijambo ry'Imana riri mu Balewi, ibice byaho, Abalewi ibice 26, umurongo waho nuwa 21. 26 umurongo waho wa 21 haravuga ngo kandi nimukomeza kunyuranya nanjye mukanga kunyumvira, nzongera akandi 7 kubateza ibyago bihwanye n'ibyaha byanyu. Je naje ndakubwira ngo nkuzaniye amagambo utigeze wumva. Kubera iki? Ninjye muntu ugiye kukubwira ngo nutumvira Imana uzahanwa igihano gihwanye n'ibyaha umaze iminsi ukora. Unyumve neza, ngitangira nakubwiye ngo nzanye amagambo mashyashya, ndetse nje kukubwira ngo nutumvira Imana igiye kuguhana icyago, yewe ugiye guhanwa igihano gihwanye n'ibyaha umaze iminsi ukora. Kubwire ngo ntabwo nigeze nkubwira ngo you are saved. Kubera iki? Ntabwo ibiganza byawe birimo umugisha wo kwakira mu gihe utaratura. Ndabizi uri buze kunyanga mu gutangira, ariko kuko nkuzaniye ijambo ugiye kumva bushyashya uri buze kunkunda. Kandi nyuma yo kunkunda nta kintu ndi bugusabe. Ariko Uwiteka yavuze ngo niba waranze guhinduka, ukaba waranze kuva mu byaha byawe umaze iminsi uri gukora, Imana igiye kuguhana
nimara kuguhana iguteza ibyago bihwanye n'ibyaha umaze iminsi ukora. Reka nkubwire, nakubwiye ngo ndakubwira amagambo mashyashya mu matwi yawe. Uyu munsi ushaka kugira gutya unyumve neza. Kuzanira buri kubwira ngo igihe umaze usambana kirahagije, igihe umaze wikinisha kirahagije. Nkubwire ngo muri kino gihe tugezemo abakristo bamaze kunanira Imana, ariko reka nkubwire ngo nubwo uri kunanira Imana ndetse ukananira na leta, Imana igiye kuguteza igihano gihwanye n'iki, gihwanye n'ibyaha umaze iminsi ukora. Reka nkubwire, bwa mbere warasambanye birakunda, uragenda urasambana birakunda, ndetse uratega uragenda, Imana ikurindirayo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, waciye umugore wawe inyuma uragenda umuca inyuma, umaze kumuca inyuma ntiyabimenya. Icyo ni icya kabiri. Ndetse Imana yongera yerekwa, irambwira ngo hari n'abagore bamaze igihe kinini cyane baragize akamenyero ko guca abagabo babo inyuma. Imana irambwira ngo ibyo ngibyo urabikora ukibwira yuko ihwanye nawe, ariko Uwiteka agiye kuguhana byose abishyira imbere yawe uko bikurikirana. Nakubwiye ngo ndakubwira amagambo utigeze wumva kuva wabaho, ndetse utigeze wumva wakumva. Imana yambwiye ngo irambiwe abantu bari kugaragara neza ariko muri gukora ibyaha. Irambwira ngo irambiwe irambiwe abantu muvuga Imana ariko mukigendera mu ngeso mbi. Imana irambwira ngo abantu benshi mufite amasezerano atateze kuzigera hasohora bitewe n'iki, abenshi mwayakoreyeho ibyaha. Yesu Kristo we ko bigarutse mbegeze nte. Imana irambwira ngo abantu benshi mwagiye muhabwa amasezerano y'ubukwe ariko nyuma yuko muyahawe murasambana. Imana irambwira ngo ayo masezerano yawe ufite n'amahuri kugira ngo abe mazima nuko wakwatura. Ntabwo ngenya ntinda imbere ya kamera, nta nubwo ndi butinde imbere yawe. Komeza undebe nkurikirane. Uwiteka yambwiye ngo igihe umaze usambana nudahinduka uyu munsi wa none, nutava mu byaha umaze iminsi ukora, Uwiteka araje. Imana irambwira ngo yewe murokuru nk'inzoga uko ubishatse. Imana irambwira ngo igiye kuguhana igihano gihwanye n'ibyaha umaze iminsi ukora. Imana irambwira ngo abantu benshi muri kuririmbira ku byaha, abantu benshi muri gucurangira ku busambanyi, ariko Uwiteka arakubona. Nakubwiye ngo nkuzaniye amagambo utigeze wumva kuva wabaho, nkuzaniye amagambo, nkuzaniye ubuhanuzi Imana yampaye ngo nkubwire ngo Imana irambiwe abantu bagaragara nk'abeza, ariko ibi mukora hawe, ibi muri gukorera hatagaragara, Uwiteka ngo arabibona. Nicyo kintu naje kukubwira ngo ndakubwira ngo burya igihe wasambaniye Imana irakubona, ndetse igihe wikinishirije Imana yarakubonaga, ndetse igihe umaze unywa inzoga mwibanga Uwiteka arakubona. Uraho Imana irambwira ngo nudahinduka iraguhana igihano gihwanye n'ibyaha umaze iminsi ukora. Uwiteka arambwiye ngo nimbwira abanyarwanda banze kwatura icyaha cyo gukuramo inda. Irambwira ngo se Uwiteka nzabivuge nte? Irambwira ngo abantu benshi bagiye bakuramo inda babipanze. Imana irambwira ngo abantu benshi mwagiye mukuramo inda mwabipanze bitewe n'iki, mwagiye musama mutabigambiriye, mutabipanze mukazikuramo. Uwiteka arambwira ngo mwature. Imana yongera irambwira ngo ikimara kumbwira gutya, irambwira ngo abantu benshi ingo ziri gusenyuka bitewe n'iki, mwazubakiye ku busambanyi. Mbere yuko mubana mwabaje kugira ute, mwabanje gukora icyaha cy'ubusambanyi ndetse ntimwatuye. Hari n'abandi barurimo rutarasenyuka ariko icyo mwaragikoze. Uwiteka yambwiye ngo hari ingo agiye gushyira ahagaragara. Uwiteka arambwira ngo igihe umaze ukora ibyaha uko ubishatse, igihe umaze ubinywa nk'amazi, Uwiteka arambwira ngo agiye kukugaragaza, agaragaza agakiza kawe. Gusambana urasambana kandi ugikora umurimo w'Imana. Ngende umukristo, uri umukristo wa hehe ugifite amara y'ubusambanyi? Mbese uri umukristo wa hehe ukikinisha? Mbese uri umukristo wa hehe ukigenda mu mara y'ubusambanyi ndetse ukireba Yesu Kristo we? Mbega umuntu wananiranye, mbese kureba filimi z'urukozasoni mwana we, kureba filimi z'urukozasoni kandi ukongera ukanasenga ukavuga ko uri umurokore, mbese icyo ngicyo Uwiteka ngo nkubaze bikumarira iki?
igihe umaze ukora ibyaha uyu niwo munsi wawe wa nyuma wo kukubwira ngo hinduka kugira ngo Imana igire ikintu gukorera, kuko ibuye ryamaze kugaragara niriba rikisha isuka. Warasamaye ugira ngo ntiyakubonye. Uwiteka yaraje arambwira ngo abamotari benshi, Imana inyereka uburyo abamotari barimo gukora umwuga w'ubusambanyi. Abamotari benshi barambwira ngo ntureba nta gakiza bafite, ngiye kubateza igihombo. Umuntu ajya ahagarara ku muhanda, numara guhagarara ku muhanda ubura umuntu kubaza ngo mota ntwara. Bitewe n'iki? Urasambana. Utwaye umugenzi, Yesu we, mbega umumotari we, gutwara umugenzi nta kindi umuganiriza ni ubusambanyi. Uwiteka arambwira ngo nudahinduka akazi karapfuye. Kandi nkubwira ngo Imana yatangiye kubikora. Kankwereke, iri ni icupa ry'amazi. Muri kubona amazi ari mwahangaha. Imana yanyeretse amazi. Ndaje nkubwira iki Imana yambwiye. Muri kubona ko hano harimo amazi, ngiye kuyamena. Uri kuyabona? Ndi kuyamena. Urabona ko nyamazemo. Uwiteka arambwira ngo nimbwira abanyarwanda bose n'undi muntu wumva ikinyarwanda ngo Imana igiye guteza abantu inyota bitewe nuko bari gukora ibyaha uko babishatse. Ndabihanuye, nzongera mbisubiremo. Imana irambwira ngo muri gukora ibyaha uko mubishatse igiye kubateza inyota, kandi irongera irambwira ngo igiye gutuma n'umuntu utazi gusenga asenga, igiye gutuma umwana uri mu nda asenga amenya gusenga, igiye gutuma umubyeyi ukuze amenya gusenga, abakecuru mugiye kwiga gusenga niko Uwiteka yavuze, ndetse n'abagabo n'abagore mugiye kwiga gusenga, abasore n'abakobwa mugiye gusenga, nawe mutasenze niko Uwiteka yambwiye ati abanze guhinduka bagiye kubona ko ndi ya Mana igikora. Uwiteka yongera mbereza ijambo arambwira ngo niba bataremejwe n'ibya mbere bazemezwa n'ibya kabiri. Nibwo buhanuzi nakuzaniye nkubwira ngo igihe umaze iminsi ukorera ibyaha Uwiteka arakurebaga. Burya hari igihe umuntu agaragara neza akambara nko gutya nambaye, ariko wamara kugera hatagaragara we, ibi bimuri gukorera hatagaragara we, nibyo bigiye gutuma Imana yimana amazi. Uwiteka arambwira ngo niba mwanze kuba mu byaha mumaze iminsi ikora, kwikinisha bikaba bikunaniye, ndetse n'ubusambanyi kubureka bikaba bikunaniye, Uwiteka arambwira ngo nta mumaro akikubonamo. niko Uwiteka yambwiye. Mbese ku muntu ngo ahinga, yamara guhinga yabona ikintu cyameze mu myaka nta mumaro ngo nta kirandura. Uwiteka arambwira ngo mbikubaze ngo ntabwo kirandura. Mbese Uwiteka mu rugero kw'ikawa arambwira ngo mbese umuntu aheze ikawa ikaza igisambo nta gitotura akagita hasi. Mana arambwira ngo abantu benshi barakora mwamaze gukayuka, muri kwifatanya n'amahanga, nta gakiza mu gifite. niko Uwiteka yambwiye. Uwiteka niko yambwiye, muri gusenga mukigira neza, ariko ibi muri gukora we, Uwiteka yongera mpereza iyerekwa. Ambiyerekwa hanzanira mu maso yanjye, manyereka amagare y'abantu bagenderaho bafite ubumuga. Maze Imana irambwira ngo waribonye aya magare, wayabonye? Ndamubwira ngo nayabonye. Irambwira ngo abantu bayagenderaho si abafite ikibazo cy'ingingo? Ndamusubiza ati yego Uwiteka, n'abafite ikibazo cy'ingingo. Maze Uwiteka arambwira ngo mbese ko hari abantu nabahaye ubwiza, ko hari abagore nagize beza batera neza, ko batankorera kandi narabahaye ubwiza. Yesu Kristo we, kandi Uwiteka yaraguhaye ubwiza, ariko marari ubusambanyi ugira we mugore we. Uwiteka arambwira ngo agiye kuguhana icyaha gihwanye n'ibyaha umaze iminsi ukora. Gusambana urasambana bikemera, ariko Uwiteka yambwiye ngo uyu ni umunsi wawe wo kuvuga ngo Uwiteka ndasaba imbabazi. Ufite uburanga ariko busambaniraho. Nibwo buhanuzi nazanye ahangaha kugira ngo niba umaze iminsi ugenda uko ubishaka, Uwiteka gutabare. Nakubwira ngo ndibukubwira amagambo utigeze wumva mu matwi yawe, kuko sindi bukubwira ngo akira receive. Mbere yuko ubanza kwakira karaba intoki. Impamvu amasezerano yanyu mwagiye muyahabwa ntasore, mwagiye muyafatana umwanda mutakarabye, ariko Uwiteka ambwiye ngo igihe uzi ko Uwiteka ambije
mwivuruguse mwivata ikurindiramo urasambana ujya kubikora ubirangije uragaruka urikinisha udownloading amaporono ndetse n'abagenzi bawe barayaguha nyamara ukongera ugasenga Uwiteka arambwiye ngo ntabwo nakundira urukungu rukurana n'amasaka ni Uwiteka akubwiye yaba wumvaga Uwiteka arongera arambwira ngo abantu benshi mwasambaniye akazi mukarima ariko mwarasambanye ndetse mwanze kwatura ariko nutatura bushitekera ukavuyemo ni Uwiteka yambwiye Imana yongera inyereka ku buryo abantu benshi mufitanye ishyari mu kazi. Mana mfasha nsenge ndashaka gusoza. Ibyaha muri gukora bibabaje Imana. Nakubwiye ngo abantu benshi amasezerano yanyu igihe tugezemo umusore umwe arapfa umusore yamara gupfa abakobwa batanu bakaba singo. Imana ihambira ngo irambiwe ubuhehesi mu murimo, irambiwe abakobwa bavuga ngo ngende umukristo ariko ibi uri gukora we ntukongere kuvuga gutyo utaratura. Ibi uri gukora Mana we ntukongere kwatura. Mana ndasenze ndagushimiye kubanye nanjye, ndagushimiye kuri Imana idasanzwe ndetse uri umubyeyi mwiza ndetse uri Imana igitanga imbabazi. Ibyo abantu bakeka n'ibyo badakeka ni wowe ujya ubimenya ndetse n'agashishi kari ahatagaragara niwe ukabona. Ndakwinginze umuntu wese Mana we maze imisi ivuga ngo umunyabyaha ntajya ntera santima. Niba umunyabyaha atantera santima mbese butarayishandonewa Imana yikubona ute Mana we? Niba ngiye utantera santima ndi umuntu Imana ikubona uti? Batabaro barengere mwami, yego bagenze uko Satani abishaka ariko uyu munsi hari amahirwe yandi ko bababarira. Ndagushimira wabarira bakoresheje imiti yo mu bapfumu. We mubyeyi wature, we warangiye imiti y'abapfumu mugenzi wawe wature, nawe wayifashe ndi kukubona ndi kukwibona mugapfunyika utereka ahantu hari agapapuro ko mu ikayi. Ndi kukubona nawe wature Mana utabara abantu bawe urengera abanyarwanda ndabasengeye kandi Uwiteka irisengesho ntirirari musozi ntirirari mu nzira. Utabara umuntu wese uri buce bugufi kandi imbabazi zawe zize kubaho ndetse urwaye umurengero umutabare. Ndagushimiye kuri Imana, ndagushimiye kuri umwami w'abami, ndagushimiye kuri Imana ijya ibona ibyo abantu bahisha abandi. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo wanesheje, urakoze mwami. Amen. Mukozi w'Imana urakoze cyane kubw'iki kiganiro uduhaye kandi ndatekereza ko n'abantu benshi cyane baracyumva. Mukozi w'Imana kuki Imana yaguhaye ivuga butumwa byo kwihanisha abantu? Ibyo vuga butumwa waribonye gute, warihawe gute? Nje Imana yaransanze irambwira ngo ninze mbwira abanyarwanda kuko ni igihe cyo gukora. Imana ibanze nyereka uburyo abanyarwanda bageze ku kigero cyo gupinga ubuhanuzi ariko Uwiteka arambwira ngo ninze nkore kandi azanshyigikira. Rero ndi mu gihe cyo kuvuga Imana, wabyemera utabyemera message igeze ku muntu yarigenewe. Ubwo tuvuge ko uri nka ni Eliya, mbese wahagutse muri Malawi uje ari Imana iguhagurukije? Imana yaranzanye hano mu Rwanda kugira ngo mbaze nkubwire uve mu byaha byawe umaze iminsi ukora. Kandi ikindi Uwiteka akomeje kuba mu ruhande rwanjye ndetse Imana ikomeje kumpagararaho. Reka nkubwire ngo nta mafaranga yawe nkeneye. Ahangama afite ibyangombwa bya diaspora. Shuti Uwiteka arambiwe ibyaha muri gukora uko mubishatse. Imana irambwira ngo ndambiwe ibyaha by'abanyarwanda bimaze kubikirarana. Imana irambwira ngo abanyarwanda benshi barasengaga bari mu Rwanda ariko mumaze kugera hanze ibi muri gukora birayibabaza. Ariko irambwira ngo abantu benshi mugiye kujya mukora ariko ntimwunguke bitewe n'iki muri gukora ibyaha uko mubishatse. Imana irambwira ngo abanyarwanda mwakoze hadakorwa ndetse mwari akataribwa. Umwana asigaye azi ibibera mu buriri ari umwana w'imyaka ingahe? Ese ugira ngo wewe Imana irambwira ngo ngiye gukora fraud z'amatelefone kuko ibintu biri mu matelefone biteye isoni.
mani nambwira ngo abantu benshi bari gukundana ariko ikintu bagenderera ari ubusambanyi mu mutwe wabo nta rukundo rurimo rwo kubana ro kugira ngo musambane. Nakubwira ngo ndakubwira ibintu utegeze wumva. Ibintu utigeze wumva n'ibyo Imana yambwiye ngo nkubwire. Yego. Urakoze cyane mukozi w'Imana, Imana ni guhumugisha kandi Imana ikongerera imbaraga n'amavuta. Reka wenda tugusabe, birashoka ko hari abakenera kwihana baraza kumva ubu butumwa, nubwo abanyarwanda turi abanyabyaha, reka nanjye n'undi umunyarwanda, ariko abanyarwanda bicisha bugufi. Wowe rero uratwumva, wumva ubu butumwa wicishe bugufi, tugiye gusaba umukozi w'Imana aduhe nimero ze kugira ngo abazagukenera uzabasengere. Birashoboka ko bakwihana cyangwa bakatura, niba bishoboka waduha nimero zanyu. Amubwiye nimero yanjye yo muri Malawi nkoresha kuri WhatsApp. Nimero nkoresha kuri WhatsApp niyo muri Malawi, urandika akamenyetso ko guteranya 265 92 0 21 64 cyangwa umpamagare kuyo mu Rwanda ni 078 21 58 reka nkubwire iyo nimero ntabwo iri muri mobile money. Dore nicyo kintu kiri kwakura imitima, nta mafaranga yawe nshaka, nkeneye kuva mu byaha byawe, kuba wankurikiye no kugira ngo Imana igutabare. Nta mafaranga ndi bugusaba, ufite ayahe ba mu byaha byawe. None se ugukenera wenda ugatereka nkugurira agafanta ntago byakunda. Reka nkubwire ako gafanta naho utumye nseka. Ntabwo ngendereye fanta kuko Imana ni intunga nshuti. Imana ni intunga, n'ubu naje mvuye mu kazi nagasibye kugira ngo Imana ivugane nawe, ariko hinduka uve mu byaha byawe kandi nukuri mwature. Erega Imana ibibibona, yanyeretse uburyo Imana hari umuntu wateze moto akajya gusambanira Kimironko, none se ntiyakubonye. Ureka amafaranga yawe ariko wature nshuti. Oya mukozi w'Imana, ngenda jyango nkibarize. Hagize umuntu ukwishimira ushimira amavuta yawe akavuga ati umukozi w'Imana nshaka kugira ngo mugurira agafanta, ntabwo yakubona gute? Ibyo ngibyo bitandukanye na babandi bavuga ngo kugira ngo wature zanituro. Oya ntabwo dushaka ko hagira umuntu watura akazanitura. Ibigenze uko nguko nabashakira nimero bagashyiraho, ariko ira nimero nabahaye nanze kubaha ya mobile money. Nagushakira nimero ushyiraho ariko siranaguhaye. Ubwo mbivuze neza. Hari abanyamwuka nibo navugaga, kuko hari umunyamwuka w'indi Imana ishobora guca bose kagura. Uza abantu ukuntu bansengesha buri gihe. Mukozi w'Imana, icyifuzo cyanjye wa mwana byakunze, telefone umugabo yayimpaye, ndetse Imana nanyeretse ko hari abagabo Imana igiye guhindurira abagore. Umugabo wari usanzwe yitwara uko abishatse, Imana ikabigiye kumuhindura neza. None se bwo ntiwanashima. Bantu b'Imana rero, burya umukozi w'Imana nagusengera umwuka w'Imana ukagukora ku mutima, uzakore icyo Imana igutegetse, ntuzasuguzugura Imana, kuko aba n'abakozi b'Imana baba bitanze kugira ngo babasengere, noneho imikoshi n'ibigeragezo byose biveho, kuko burya umukozi w'Imana azatungwa n'ibyo kurya bibavuyemo. Reka tubashimire rero, twari kumwe n'umukozi w'Imana. Reka nawe tumushimire, namwe tubashimire mwebwe mwadukurikiye. Mugire umugoroba mwiza kandi muhahe muronke. Bye bye, Imana ibarinde.